uyu muntu uryamye aha afite igikomere gikeneye komorwa n'amavuta buriya aha n'igihe tunarenganya abantu mushumba ngo uyu yanciyeho runaka yanciyeho anko yaragiye tante ntiyamfashije wimurenganya hari igihe atari afite amavuta yakomora ibikomere ariko kandi hari ikosa uyu muntu atakoze ntiyavuye aho amateka ahindurirwa ntiyavuye muri iri baraza yaravuze ngo amateka y'iwacu ndayazi n'ayanjye ndayazi ariko amateka yaha atandukanye n'ayo nasize anatandukanye n'ayo ndimo naza azampindurira amatunasika nema beriya za kosti sidra naza amateka yanjye azahinduka naza ubuzima bwanjye buzahinduka naza imibereho yanjye izagira gute izahinduka ko witenga cyane bavuga ati ntagire utera ikora kumva mikrofone ntikureba cyane kabisa se warubizi cyane bana guhuka yanga ntago byize kubahongera cyo gihe mukwe narahagurutse ndahaguruka ndagenda niyo fata ati se wahageze ati ntago twakubonye tunyuma ngo kutakubonye nari impara ariko ngo ntago twakubonye ngo umukozi ngo urumva deja ntibambonye kandi naringize waruhari ubwo rero kiragenda kikababwira ngo ntimurebe hariya satani no murozirega uko satani akubwira ngo cyazo kikubwira ngo ntibakubonye ni nako satani afata ndakavomasa akabarebesha ahandi hantu ariko hanihutirwa buryo noneho nawe ntugaragare ko wahageze ukajya kubwira ngo abantu ngo bibwire ko wahageze kandi hari gihe wibwira ko bazagukumbura bibagije bakazana kwibagirwa abantu benshi bazi ko kumugara ari cyo cyaha ibyaha ahubwo ni amakosa yakoreye mu bigeragezo ubundi turakosa tuvuga nabi turarakara turatongana turakeka wahamagara ntakwita bengo aransuzugwe mbega mu kigeragezo tujya tugiramwe amakosa menshi pe cyane kabisa bitara amakosa tubyita amakosa kubera umubabaro ngo nampamagaye ntiyanyita byahemutse rero nkuko bisanzwe muri iyi minsi y'ibyumweru 2 twahisemo ngo amavuta akandagira amateka utera umuhati mu rubibi amateka nayagashyiraho imbago ako mwimbere abizi ko harimo ibibembe by'amateka amateka arakanyago uri indege mukurira mufite amateka yo kubumba amategura mbumbira umudugudu tutuye amatekura yazira kandi nta kintu utakoze kugira ngo atakuba itanura baga n'umukire darakubita imitwe ayo mateka asekuraga mwayo mateka amavuta akandagira amateka nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenyeye ndafashijwe we amavuta akandagira amateka afite amavuta bamukoraho bakanyerera ibintu byose biranyerera amavuta akandagira amateka yo kwasonanyo kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka Yesu baga abantu bafata miliyoni nkumva n'intuza burya niho namenye ko amavuta akandagiraga amateka abashuhuje cyane nshuti z'Imana abakunzi ba TUT Ministries Imana bampera umugisha rero tumaze ukwezi tuganira ku magambo avuga ngo amavuta akandagira amateka ndashimira cyane ko kiganiro kigiye kugira imbaraga cyahereye ku mushumba muri twicaranye ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi cyane kuko mushumba arahibereye mbere yuko nsubiza mushumba aragira ngo usuhuze abakunzi bawe cyane kuko bafite benshi hari n'abakunyishyuje ngira ngo wakunyishyuje arakubonye bangara gukumbuye cyane ngo hari ukuntu uvuga uri mu mwuka ngo bakanezerwa umuntu abona ibintu uvuga ngo ufite aho bikura rero nagira ngo basuhuze wongere ubibwire kubaza kubona bwa mbere uko birumvikana hari abagiye kwifungura bwa mbere maze dukomeze ikiganiro cyacu Imana iguhe umugisha. Asante mushumba nongeye kwishima kongera kuhura namwe mwakoze kuntumira mbere yuko nsuhuza abantu reka mbaze nanjye ngushimire kandi ngusuhuze. Urakoze cyane umugisha mwinshi ndawakiriye mu mavuta menshi mu cyubahiro cyinshi ukemera kuza kugira ukemera kuntumira. Ndasuhuza rero abantu badukurikiye kuri TUT Imana umugisha tubagira n'impuhwe ubwuzu TV Imana umugisha cyane tubagira naho ubwuzu tubagira n'impuhwe tubagira naho amahoro tubagira neho isa na mitima byose urumva biba bikubiyemo. Nitwa Pst Eric Jean Damascene habyara Imana mfite amazina nk'ayintuzo cya gikoresho cy'u Rwanda. Imana ribaho umugisha rero ko mwantumiye kandi ndazi ko turi buryoherwa ubwo bari bankumbuye n'abatari banzi bamboneyeho. Asante ya urakoze cyane rero nagira ngo mushumba mbere yuko dutangira dusenga Imana kuko tuzi ko ibintu byacu byose bigengwa n'imbaraga z'isengesho. Amen. Dusenze Imana nikari dusengera Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo nakubashye muri uyu munsi kugira ngo uzutuyobore tuguhaye agaciro gakomeye dusanzwe tukaguha ariko uyu munsi turakaguhaye gakomeye
ndetse tunakurarika ngo ugira uze muri iki kiganiro. Turabizi kuri bukizemo, turabizi ko unahari, ariko reka tukingure imitima yacu tubwire ngo turagukeneye kugira ngo abagiye kudukurikira, abagiye kurikirira ijambo, abagiye kuri iki kiganiro babohorwe nawe, kandi ntabari ahubwo uze wivange mu bitekerezo, uzube muri twebwe kugira ngo tuvuge icyo ushaka ko bumva, kugira ngo umuntu wese uri gukeneye akubone biciye mu ijambo ryawe kandi biciye muri twe, undi wese uri butubone nawe abohoke kandi yakira ijambo rivuye muri twe mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ya, urakoze cyane rero mukozi w'Imana. Nagira ngo nongere ngusuhuza mbwira ngo turagukunda Pst Eric. Nanjye ndagukunda mushumba. Imana iguhe umugisha, tukwishimira kenshi iyo tubonanye, cyane ko twagiye dukorana umurimo mwiza w'Imana kandi tugikorera Imana, kandi tuba tubona ko muri aba pasiteri bazakora umurimo w'Imana mu gihe kizaza. Imana ikumpera umugisha. Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, tumaze igihe tuganira ku magambo avuga ngo amavuta akandagira amateka. Sinjya nibagirwa, nkunda ijambo rya mbere twebuse ati umuntu yambara imyenda ariko imbere ari nk'ibibembe. Twari tugusanze ku itorero urakomeza kuduha ikiganiro, ngira ngo ako kantu abantu bashaka kubaho neza ariko mateka, agendera ku mateka. Umuntu ashobora kuba agenda mu modoka nziza afite amateka, kandi amateka adacecetse, amateka agenda amuganiriza, atari amateka ari silence, amateka amubwira ngo turi kumwe, turagendana, nubwo wavutse mu buryo budakwiriye, wakuze mu buryo budakwiriye, ubayeho mu buryo budakwiriye, amateka akagenda amuganiriza. Ndetse amateka ntapfa gusoza gutyo, ahubwo amubwira ko ntacyo azamara, amubwira ko yavukiye ubusa, amubwira ko ari indushyi. Sinjya nibuka umugani ugize kunshira ngo umuntu abura aho aruhukira ntabura aho aruhira. Indushyi ntijya ibura aho iruhira buriya. Burya indushyi umuntu wese warushye iyo ategereye Kristo ajya mu kabara kumva nta nk'abiri nibwo aruhuka, kumva agiye kuruha undi akishora mu bindi byose. Hanyuma mushumba, Imana ikumemusha cyane tukiri kuri ijambo ry'Imana. Mbere yuko tujya kwinjira, kurabona ngiye tuvuye kuri TUT, ubu tuvuye mu mavuta akandagira amateka, ubu twinjira noneho mu bindi byigisho bihanitse bivuga ngo ntumurekure ataguhinduriye amateka. Wow. Kuko mu guhindura amateka turaza kubona ibintu nka 5 bikomeye. Wowe uraza kumpa n'ibindi byinshi bine mutumirwa afite uyu munsi. Rero twakugira umugisha nkuko twatangiye cya kiganiro cy'amavuta kandi amateka ukazodufasha. Hanyuma turanga ngo noneho turebe nese kuko hari gikwiye gukorwa. Wowe mbere yuko tubyinjiramo muri kiriya cyisho cy'amavuta kandagira amateka, ni ikiwungukiyemo nk'umwigisha wacu nk'uwatwigishije, ndetse n'ikigisho kiri twari tuzona habamo akabazo twakoraga cyagiye, ariko noneho nkawe nk'umushumba ushumbye Hebron torero, ushumbye abantu ukora imasyo kumurima Imana, ari amagambo wayumvise gute? Sintekereza ko nasigaye uko nari imeze nkimara kuyumva, ariko ari amagambo ubwayo yatumye nongera gukanguka mushumba. Menya neza ko buryo umuntu ashobora kuba ku rwego rukomeye, ariko amateka, kuko amateka si icyaha. Yego, amateka ntabwo ari icyaha umuntu aba yakoze. Wenda bishobora guturuka no ku cyaha, ariko akenshi ntabwo aba ari icyaha umuntu aba, ni ikintu aba yisanzemo. Noneho numva ko burya amateka ntawe atinya. Numva ko burya amateka burya ashobora kugendana umuntu akamukanda, akamuzonga, akamugira. Ariko kandi menya neza ko burya amateka atari yo buzima. Burya amateka ntabwo ari yo buzima. Amateka si bwo buzima bwacu. Hanyuma ikindi nasobanukiwe ni uko amateka yabangana kose burya amavuta ashobora kuyahindura. Hallelujah. Amavuta ashobora gukandagira amateka. Ndumva ngo amavuta ari hejuru y'amateka. Ashobora kuyadestabiliza, ashobora kuyaminimiza, ashobora kuyamaraho burundu. Umuntu wese wumvaga ari mu kintu kimeze nk'ubwihebe abutewe n'amateka, burya bigashira. Amateka ashobora kumara igihe kirekire ku muntu, ariko amateka ashobora guhindurwa n'amavuta. Amen. Amateka ashobora guhindurwa amavuta. Umuntu wese akagira andi mateka mashya yandi agenda agayirempeta. No kuvanga amateka ntabwo avaho, ahubwo ahindura inyito. Amateka mabi ashobora kuvaho hagataza andi mateka meza. Nta umuntu abayeho adafite amateka burya arapfa. Ahita apfa. Ahubwo iyo amateka avuyeho mabi yuko abantu bari bamuzi, Imana ihindura andi mateka. Tujya tunabivuga mu buryo bw'abarokore cyangwa mu buryo bw'Imana, bavuga ngo Imana yahinduye amateka. Nuko hari yarahari
Imana isimbuje andi. Amen. Amen. Numva ari uko. Ya urakoze cyane, Imana iguhe umugisha, ngende ndimo mbyumva neza cyane. Ni ukuvuga ngo n'ubundi amateka yo ni mabi, ariko iyi Imana ije igashyira nk'amavuta y'umwuka wera, ibintu byose birahinduka. Kumurimbya arimbye ngo y'umwuka wera amanutse ngo ntashobora kuzi uko asanzwe. So Imana iguhe umugisha, tugane ku ijambo ry'Imana. Ngira ngo mutubwire abadukurikiranye kuri TUT, buriya hari groupe tubanamo nawe ntabwo yize ntugiyibamo. Turi mu masengesho y'iminsi 30. Oh, wow. Kuvuga ngo ubu ngubu turangije icyumweru twiga kuri iri jambo. Urahangana ngira nagutumiye ndi mwarimu. Nta kibazo. Ariko nzi ko nkeneye kumva Imana, nkunda Imana ivugira muri wowe. Hari ukuntu uvuga Imana nkanezerwa, hari ukuntu tugira abigisha nibyo babahanga cyane. Ariko ugasanga nabyo ni byiza turanabyemera, ariko ufite uburyo Imana yaguhaye kwigisha, wigisha impuhwe, urukundo, imbabazi, mbega kubona ko hari uburyo cy'umuntu umukurura agatwarwa n'ibyo urimo uvuga, kandi ikindi nugiye gukosora ukamukosorana ubwenge n'ubuhanga, ntukubite hasi ngo usangire. Mbega dufite ko dutiye twese, nanjye bafite ibyanjye byiza n'ibitari na byiza, ariko nagira ngo wumve ko turi masenge ngo Ntumurekure. Yenda ahambere kugira ngo abantu bataza kushirwa ngo amavuta kandagira amateka ni inkuru yakuriye kuri TUT. Ariko turi amavuta niki Dawidi ajya guhinduka umwami habanje amavuta. Habanje amavuta sina Dawidi gusa na Sawuli ajya guhinduka umwami habanje amavuta. Na amavuta hose. Erega bura na Yesu kugira ngo ashobore kunesha yarabisigiwe. Niko yanavuze muri Yesaya. Yes. Ngo nasije mfite kugira ngo yarabisigiye bikonfirimwa n'umugore witwa Magadalena. Araza musiga amavuta. Reka ngubwire ko yataza kumusiga ari amavuta Yesu ntiyari kubambwa. Kuko byari itegeko mu Bayuda. Byari itegeko mu Bayuda, urabindushura mwarimu muri teologiya. Ariko kandi Yesu kira cyari kimenyetso cyo gusigirwa ibyo agiyemo. Kwari gusigirwa kuba umwami, gusigirwa buriya murimo agiyemo, kugira ngo amateka ahinduke. Rero ni nayo mpamvu Yesu yavuze amagambo akomeye ari kwa Simoni aho bari acyurira Simoni aramubwira ngo kuva nagira hari ikintu wamaye, kuva nagira aho nkarabije ibirenge, wansomye se wangaburiye. Kuvuga gusa abwira ngo uyu nguyu yakoze uko ashoboye. Muri Luka niko bavuga ngo akoze icyo ashoboye. Rero yarakoze ikintu kidasanzwe, yarakoze ikintu gihambaye. Rero mbere yuko amateka ahinduka habanza amavuta. Hari igikorwa kibanza. Amavuta ni ingenzi mu buzima. Umuntu umwe ngo yavaga i Yeriko, akutiye gutuma mvuga ku mavuta kandi. Oya ntacyo tumwe tuvuga ngo yavaga i Yerusalemu ngo agiye Yeriko, ngo ahura n'igico cy'abambuzi baramukubita baramuhondagura. Abare bamucaho n'abakoresha biko yaciyeho n'abantu benshi, ariko ngo hacaho umusamariya mwiza. Ikintu cya mbere yari afite na amavuta. Ngo aramwomora. Amwomora bya bikomere. Amavuta aromora, amavuta ahindura amateka, amavuta kugaragaza mu bandi, kuko uyu muntu yamwomoye ibikomere. Amavuta aramukiza. Amavuta aramujyana amugeza kuri hospital, amugeza ku bitaro. Atanga n'itegeko, aravuga ngo ibizamugendaho byose nzabyirengera. Ayo n'ukubera ayo mavuta. Rero hari ikintu kibanza kugira ngo umuntu ashobore kwinjira mu mateka mashya, nuko amavuta afite influence, amavuta afite imbaraga, amavuta afite ubushobozi bwose bushobora guhindura umuntu uko yaba ari kose. Asante sana mushumba. Amen. Ndabona uri gutekereza cyane. Amen. Uzi ibintu ndimo ntekerezaho, rega buriya impamvu nashaka ko abantu bo kuri TUT batumenyereye bamaze iminsi bumva ibintu biguruka, ariko kino cyumweru ndashaka ibintu by'ubwenge. Na mbere ubwenge bwari buhari, ariko ndagira ngo bumve. Ni wowe urizanye no kuriganiraho. Haciye umurewi, haciye umutambye, haciye umuririmbye, haciye umuhanuzi, bose baragiye. Icyatumye bagenda ntago tujya kubisesengura, ariko reka dufate umwanya wo gutekereza. Ntago biri tubwira ngo umurewi haciye yari afite amavuta. Ikintu nashakaga. Ntabwo umutambyi wahaciye yari afite amavuta. Yewe nuko wenda Bibiliya yirezime haciye benshi, kuko yari inzira y'igihogere, yari inzira igendwa, yari haciye benshi, ariko nta bari bafite amavuta. Kandi uyu muntu uryamye afite igikomere gikeneye komorwa n'amavuta. Naho ndimo ntekereza. Uyu muntu uryamye afite igikomere gikeneye komorwa n'amavuta. Buriya hanige tunarenganya abantu mushumba ngo uyu yanciyeho, runaka yanciyeho, anko yaragiye, tante ntiyamfashije. Wimurenganya, hari igihe atari afite amavuta yakomora ibikomere. Nta mavuta afite muri make. Yes, nta mavuta afite yari kuguhagurutsa. Kandi aho hantu ntabwo hakeneye amagambo, ntabwo hakeneye doktora nubwo ari nziza, ntabwo hakeneye umuryango mwiza nubwo ari mwiza. Hakeneye amavuta. Haleluya. Kuko ngo baramuhondaguye ngo basigazaho hato. Reka ijambo turi kururi ngo hasigazaho hato ngo kugira ngo apfi.
uyu muntu yarasigaje akuka kanyuma. Yego. Tabivuga mu mvugo yumva mu kinyarwanda iyo umuntu ageze handi hanyuma baba ngo nagatima gatera. Tuvuga ngo yarasigaje agatima gatera. Ntabwo rero amafaranga ari kumuvanaho. Yego. Ntabwo kuba yarize byari kumuvanaho. Yarakeneye umuntu ufite amavuta. Hallelujah. Yongera ka gatima kakamukangura. Ndafashijwe. Abamuciyeho bose bari bafite amafaranga, bafite n'amazina, kuko biriya yarabanditse, bari bafite n'amazina akomeye, bafite password yitwa amavuta. Badafite amavuta. Uyu musamariya mwiza hanyuze ntago bigeze bavuga CV ye. Bavuga ku musamariya mwiza gusa bakarekeraho, ariko baravuga ngo amugirira impuhwe kuko yari afite n'amavuta. Hanyuma ngo afata amavuta ngo arayamusiga. Wanasifiwe. Amen. Ikigaragara nta n'amafaranga yari afite kuko yari ikopeshe kuri hospital. Ariko amavuta ariko yari afite amavuta amuhagurutse. Hallelujah. Ngo amavuta ntarebera ngo uyu muntu afite iki. Amavuta akeneye umuntu warembye. Amavuta akeneye umuntu ufite ibikomere. Amavuta akeneye umuntu ufite amateka baciyeho. Amavuta akeneye umuntu abantu bataye akamuhagurutse. Rero uruhererekane rw'abantu bagiye bamunyuraho. Uruhererekane rw'abantu bagiye bamunyuraho. Nta mavuta bari bafite. Ngira ngo turimo dukurikirana cyane kuri TUT Ministry, ngira ngo mwumve amagambo hano aryoshye akomeye. Topic irahindutse, ubwenge burahindutse, birakomeye. Arije nanjye ntungura nkumva ndafashijwe. Bibiliya yavuze neza amazina y'abahanyuze. Ahantu ngarutsemo mbabarire pastor ngusubimaho gatoya. Mpise numva hari ikintu nungutse. Bo nje ku ruhande rwanjye, iyo umuntu atashoboreye ikintu simucira urubanza. Ariko ni nako kuri. Tumaze kubona ko hari igihe aba nta mavuta yo gukora ibyo bintu afite. None se Bibiliya bigaragaza. Bibiliya bigaragaza no kuvuga ngo reka duhita tugera no mu gice cya 5 cya Yohana. Hari umuntu waramize ya 38. Mu bibazo Yesu yamubajije, yamaje ngo ushaka gukira, si ibyo yasubizaga. Yaravugaga ngo abantu. Abo bantu nta mavuta bari bafite. Hari igihe turenganya abantu nta mavuta bafite. Erega hari ibintu bikeneye amavuta mushumba. Ndakumva cyane. Hari ibintu bikeneye amavuta kugira ngo amateka ahinduke. Yesu wacu. Hari abantu baraha bakeneye amavuta kugira ngo amateka yabo ahinduke. Hallelujah. Kuko nicyo cyatumye Yesu aza adusigira amavuta y'umwuka wera. Niyo mpamvu biri ijya kwitekiriva umwuka wera ishyiramo n'amavuta, gashyiramo n'amazi, gashyiramo n'umuriro, igashyiramo n'umuyaga, ishyiramo byinshi bifite ikintu bigiye bimeninze mu isi y'umwuka. Amavuta rero icyambere navuze ngo yomora ibikomere. Hallelujah. Abo bantu barije tubakondana rero. Ariko nta mavuta bafite. Uyu muntu ashobora kuba afite izina. Rega Bibiliya ntago ipfa kwandika umurewi. Murewi yabaga ari umuntu ufite izina. Wubashywe. Umutambyi. Yabaga ari umuntu ukomeye. Reba nawe umuntu unyura ku nzira bakavuga ngo arahanyuze. Mu nzira y'igihogere wari umuhanda ugiye cyane n'imyenda ibaranga ariko nta mavuta bari bafite. Aho rero nashaka kugaruka hano ni ukugira ngo dukosora abavandimwe bajya barakaza ngo runaka ntiyamukoreye ikintu, kumbi nuko nta mavuta y'icyo kintu afite. Hari impamvu eshatu zituma abantu babacaho z'Imana, kandi impamvu ya mbere aba ari ukugira ngo utazakorerwa igitangaza cyitirirwa undi muntu. Imana ntishobora kwivanga n'undi muntu bibaho. Imana hari igihe kureka bakagucaho kugira ngo itazakora igitangaza kikitirirwa undi muntu. Icyo gihe Imana ibitaye agaciro. Icya kabiri aba ari kugira ngo utazavuga Imana wumvanye abandi, uzavuga Imana wiboneye ubwawe ukayibona ku giti cyawe, kuvuga ngo iyi ni Imana ishobora byose. Icya gatatu aba ari kugira ngo uzakomeze abandi bantu bari inyuma. Ariko kandi Imana yije ntijya kure y'amavuta. Urakoze cyane. Uvuze umuntu wari umaze imyaka 38. Iyo 38 nuvuga ngo ubwo Yesu yavuka yarati imyaka hafi irenga 5. Kuko Yesu yatangiye uvuga umwaka 30 urabyibuka neza cyane. Nuvuga ngo bibaze kuko yari icyo gihe urumva ikintu kiri gukora urabisobanukirwa. Ni ukuvuga ngo yahamaze imyaka, nuvuga ngo Yesu yavutse uwo muntu ahamaze imyaka 33. Amaze 33 kuko Yesu yari mwivuga butumwa y'imyaka 3. Kuko kuva ku myaka 33 kugira ko Yesu apfuye yarimo intervale y'imyaka 3. Uyu muntu rero yari amaze imyaka 33. Akoze ko ari byo. Yari amaze imyaka 33. Ruvuga ngo Yesu yavutse uyu murwayi arwaye ahari. Ubundi ubwo hafi imyaka 58 irenga.
urumva ariko aharyamye haje abandi baravurwa abandi babona bajugunyamo ariko we hategereza Kristo uzanye n'amavuta ikimeso cya mbere cyantangaje uko abandi bakira siko yakize uzi ko utumye nanjye ndahishuriwe uzi ko hari abantu bahura n'ibibazo bikeneye amavuta ari special. Hallelujah. Cyane special anointing. Je umuntu muje bundi wambwiye nicyo twagiye gucamo akaganiro karanashekeje. No umudamu umwe arabizi muvuze mu izina arabizi ari mu gihugu cy'Ufaransa cy'Ububirigi arabizi. Namubwiye ambwa ati ufite amavuta ya perimi. Wow. Amavuta ya perimi gutati ni ya perimi. None ubwo hari abantu nka bane nasengeye bari buze burundu bira. Yo. Undi mugabo umwe dukorana hafi aha ntari buvuge cyane narambwiye ati mushumba nkoze kenshi mbigenze ndamubwira ngo mitani bako umuntu yambwiye mfite amavuta ya perimi ndamubwira noneho nakubye kintu cyewe kandi ubwo genda ngo ndanayibona mtubwira umva ko witeka avuze atari Imana imbwiye cyangwa bari genda tegetse ntuzongera gusubira gukora ugiye gukora ubwa mbere n'ubwa nyuma urayitaha ayibonye nanyihora bimbwiye mu gitondo ngo bani amavuta ya perimi nuvuga ngo icyo waruvuzeho ko burya buri muntu agira amavuta ari special cyane uyu murwayi yarakeneye amavuta ari special atandukanye cyane kuko aho yararyamye naho yarahara ariko ya marayika ariko atari nawe usobora byagomberaga abandi bantu ariko byagomberaga abandi marayika yaraza akajya mu mazi ariko ntago yahicaga avanga ngo ngwino yakeneraga abandi bantu bamujugunyamo no habura n'umujugunyamo sino kumushyiramo nukujugunya we ntirokosi ndatanga burya ngo hari ntago kurambikamo hari amazi atanu nibyo ntago tuyavugaho amasaha yaje yari akeneye umujugunya gusa we yageze ubwabura umunagamo ntiyari akeneye umumanura buhoro buhoro wengo mu gihe ariko nabiriya ntabwo ikoresha kunaga cyangwa kurambikamo nukujugunya yamujugunya mburunjugunya urumva we yari yageze aho yiheba hahandi avuga ijambo rikomeye ati niyo shaka kunjugunyamo namubuze ntiyavuze ngo nunjyanamo nuvuga ngo yabuze umujyanayo abura umunagamo abura n'umuterura abura n'umujugunya abura n'umutayo ngo ahebe cyangwa yitwe nayo n'amazi izuba rirava imvura irava byose mu 38 lako ya masema kuko ubu already n'umuntu birakomeye imyaka 38 umuntu ashobora kugira ikigeragezo cy'ukwezi ugasanga isi yayimaze agiye ikigeragezo cy'ibigeragezo byose birababaza ariko uyu muntu reka dusesengure uyu muntu yarakeneye andi mavuta abandi barakira arareba abandi barataha bahamusanze abandi bataha bigenza bahamusanze asigara yarakiriye indwara asigara arwaye abantu ndaryama yego ariko aravuga ati sinzahava niwo murongo turimo aravuga ati sinzahava ntumurekure ataguhinduriye amateka aravuga ati ntabwo nzahava amateka adahindutse ntabwo nzahava amateka adahindutse ntabwo nzahava aha hantu ndabibona hari akajagari kenshi ndetse hari n'amarangamutima menshi yewe hari na mu nyangire kuko aba bantu abantu bose buzuye aha ngaha bafite abarwaje kuki batangirira impuhwe ahantu harimo ironda ariko nzaharyama amateka yanjye ahindutse mfa kuba mfite amakuru ko uyu muntu yageze aha amateka ahinduka sinzi igihe sinzi n'umunsi sinzi n'umwaka ariko icyonzi nuko kuva ntarapfa amateka yanjye azahinduka Bwana sifiwe utumye nibuka igice gatatu muri byakozwe n'intumwa amagambo yaje ari menshi ngo hari umuntu wavutse ngo aremaye yego none ngo baramuheka ngo bamushyira ku irembo ryitwa ryiza ntago dufite umwanya urabizi ko Yerusalemu wagezeyo uranahazi ngo hari amarembo ngo 12 ntago dufite umwanya ariko ngo bamutereka ku irembo ryitwa ryiza ry'urusengero ariko ntiyahava kandi mu mateka ryari irembo rikomeye ritava kwinjirwamo n'umuntu wari we wese ariko aravuga ngo sinzahava uko byagenda kose ntabwo nzahava atamaye umugisha sinzahava amateka yanjye adahindutse sinzahava amateka yanjye adahindutse hari igihe umuntu arambirwa kandi araha amateka ahindukirwa yego hari igihe umuntu arambirwa amasengesho akarambirwa gusenga akarambirwa umurimo w'Imana akarambirwa aho amateka ahindurirwa akaharambirwa rero icyo dushaka kubwira abantu kuvuga ngo nubwo bitari byaba ariko bizaba haleluya nubwo utari wabona icyo ushaka amahirwe aracyari kandi ari 100% ntabwo araba musi y'ijana aracyari 100% kubera impamvu eshatu impamvu ya mbere nuko tuvuga ariho impamvu ya kabiri nuko utubwira nawe ariho impamvu ya gatatu nuko amavuta ahari amina
amahirwe aracyahari 100%. Hallelujah. Uhindura amateka arahari n'uhindurirwa amateka arahari. N'ibihindura amateka nabyo birahari ariyo mavuta. Rero haracyari amahirwe 100%. Uyu muntu turamukangurira kuguma ahindurirwa amateka. Urakoze cyane, ndagushimiye kunyije mu neza muri topic nashakaga yo kuvuga ngo ntumurekure ataguhinduriye amateka. Si ugufata ngo ukomeje ukoze ubwo ibintu bikomeye. Uriya mugabo agaragaje amarangamutima yo kubabara, ambwira ati kurashaka icyo, ambwira ati no gukira terekada nyiraguti. Yego, umuntu ashobora gukora amakosa menshi mu kigeragezo. Yego. Umuntu ashobora gutatona mu kigeragezo wa makosa menshi, ashobora gukora amakosa menshi, ariko hari ikintu atakoze, ntiyigeze yimuka. Urakoze cyane mani. Umuntu ashobora gukora amakosa menshi, mushumba tumye mfashwa. Umuntu ashobora gukora amakosa menshi mu kigeragezo, akajya ashyiraho n'amazina y'abamwanga, agashyiraho n'amazina y'abamuroze, agashyiraho n'amazina y'abamuvuze, agashyiraho amazina y'abamugambaniye, akanayanota, akajya acakaronga ngo uyu ntazagira, uyu nguyu yambwiye nabi, yanandebye urujisho. Ariko kandi hari ikosa uyu muntu atakoze, ntiyavuyeho amateka ahindurirwa, ntiyavuye muri iri baraza. Yaravuze ngo amateka y'iwacu ndayazi, n'ayanjye ndayazi, ariko amateka yaha atandukanye nayo nasize, anatandukanye nayo ndimo. Naza azampindurira amatunasika nema beri aza kosti sidra. Naza amateka yanjye azahinduka, naza ubuzima bwanjye buzahinduka, naza imibereho yanjye izagira gute, izahinduka. Kuvuga ngo amakosa akorwa mu kigeragezo cyo, tujye kuganira nje nawe ndabyibuka. Navuze ngo Yesu yabwiye ngo Imana imubabarire ibyaha, ngo abayuda bararakara kubera ko ngo yaraje ahetswe, wa muntu bamanuriye hejuru mu mabati. Yesu namubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Abantu benshi baziho kumugara ari cyo cyaha. Ibyaha ahubwo ni amakosa yakoreye mu bigeragezo. Mu bigeragezo ubundi turakosa, tuvuga nabi, turarakara, turatongana, turakeka, wahamagara ntakwita bengo aransuzugwe. Mbega mu kigeragezo tujya tugiramwe amakosa menshi pe cyane kabisa. Bitara amakosa tubyita amakosa kubera umubabaro. Ngo nampamagaye ntiyanyita byahemutse cyane kabisa. Amakosa urugero ruto naguhana igihe Yesu yari abambye, abambanywe hagati n'ishyamba bibiri. Kimwe kirababara, biraba ngo cyarababaye, ngo gituka Yesu. Nese Yesu bari bahuriye, ariko kibabaye ati ujye uvuga ko uri umwana w'Imana, ngaho ikize natwe utukize. Ariya ni amakosa yo mu kigeragezo, niyo kiza kwihana cyangwa kikamuvuga neza, cyari kubabarirwa, ariko kigenzi cyacyo cyabate no nta kibazo, twakoze amakosa, twaribye ihene n'ingurube n'inkoko z'abandi, ariko uyu dupfiki kwazi iryo rero mu makosa tugira habamo no kwivovota, amaganya, ushobora no guca ku muntu, uca n'imanza, uca ku muntu utwaye imodoka. Reka mvuga akantu abantu ntibanyumve nabi, wenda uzabyumva ntanyumve nabi. ahantu ntuye, umuntu yigeze kuncaho ngenda ku muhanda gutya, ntiyanteze, ntiyampagaritse, sinibuka niba nanamunyuzeho, ariko umunsi umwe ngendaho arangenda nsanga muri parking, arambwira ngo nje kubwira ko nababaye. Ese wababajwe n'iki? Ati wanyuzeho ntiwantwara kandi ndwaye. Ati kandi unyuraho wihuta, ati ntiwantwara kandi ndwaye. Ndabwira se mugenzi wawe waranteze? Atoya. Warampagaritse se? Atoya. Wari uri heze? Arahambira. Ndabwira iki gisi nakubonye kandi niwanampagaritse, ubwo si kosa n'iryanjye. Ngo nanzi ko wibwiriza, ngo ariko ubona nicaye ngo rero ayo ntago n'amakosa yo mu kigeragezo. Urakoze cyane ahantu, kuko abantu bakurikirana TUT mba nifuza ko bumva ibintu. Amagambo yo mikoro ziracyahari, ibyo hari ikintu uratuma nyene mvumbura ibintu byinshi. Reka duse nk'abagaruka gato tubwira abantu icyo bita amakosa yo mu kigeragezo. Yatumye uwitwa Sara arambirwa, haba amakosa rikaza kubyara ikibazo n'uyu munsi kitugendaho. Ibi nashaka ko tubigarukamo, ko turacyari ku mavuta no turashaka ko batagomba kuva Imana bahindura amateka. Urumva nk'iki kintu nakubwiye uwo muntu we, nanjye arabambye ibyo ngibyo, ariko ati ngo nta modoka, ntabona arambwira ati ariko utabonye ko shonje. Namenye ko shonje gute? Arambwira ati ariko tuwampa n'ibiro bibiri by'ibirayi, ibiro bibiri by'ibirayi ntabwo bengeje 2000. Nyamara arambwira ngo nutwo ngutwo mpaye ngahibase. Ne kumenya gute kuzira ibiro by'ibirayi? Nuvuga ngo mu kigeragezo twakiciyemo natwe. Uwo ni wowe rero, hari n'abandi bayakorera Imana. Yes, Imana kayisanga ngo yaba wari umpaye n'ibiro bibiri by'ibirayi,
Imana ikabimuha yamante gose nkawe wa mana wandemeye iki nkawe ubona kuko nibi narinkwira igihe nagusengeye igihe neyerereje igihe nagire guta amakosa yo mu kigeragezo ashobora kuzana ingaruka aho hantu mbakubwira uyu murongo nari ngiye gusoma nishaka mu kiganiro kuko iki kiri critical issues kuko abantu benshi mu kigeragezo tuhakorera amakosa rimwe na rimwe anabyara n'icyaha yego kuko ni akantu gato iyo tuganira tubwira abantu by'ukuri kandi Imana iguhe umugisha ku gikorwa cyiza wakoze ngiye kuvuga kandi nabikatinga nzamuhugura n'uriya Rodrigue Nshuti yanjye ariko defanda igitabo ntiyambwiye ikibazo afite igihe akagira ngo ndabizi kambwira ngo ndabizi biza kugera ku munsi y'ibikorwa amakuru ataramenyekana nanjye ndi mpuze n'undi ahuze ariko menya ko hari inzira byagiye bikorwamo urumva mu kigeragezo ushobora no kubabara ukarakarira umuntu ntacyo yagutwaye ukibwira ko umuntu yamenye ibyo ushaka kwamenya sinzi niba uko ushaka gusobanura nkavuze nihuta cyane mashaka kwihutisha ibintu urabyumva nyine muri gahunda kandi Imana iguhe umugisha no kuvuga ngo mu kigeragezo ibyo tubyihoreye n'ijye bimeze nabize katambutse mu kigeragezo wumva bene wanyu bose barakwanze kandi nta mwene wanyu uri bubyuke ngamenye ikintu utekereza bose rega siko barota bose siko berekwa mu kigeragezo hari utanavuga cyangwa wanavuga ugasanga uvuze umugenda kwiriye umuntu we nk'umushumba tuganira bari baguhamagara kuri telefone wabura umwanya wo kumwitaba kubera ikintu akora aho mwitaba kumva urabwiye nabi cyane umwafite telefone zanyu kibaza se azi neza ku isaha agiye kumpamagaraho ariyo mwanya afite uwo mwanya rero bigaragara ko ahantu mbabariye tuhavuge dushaka ingero muri Bibiliya z'abantu bacumuriye mu bigeragezo noneho byarangiza bimwe bikabyara ingaruka z'icyaha abandi bikabyara ibintu bisanzwe naho nshaka ko tuganira tuze gusoza aho umukozi maze ngo sinkure ku rutampaye umugisha nagize Imana nakubonye ndaza kubavuga cyane nimpagera ibyo size inyuma n'induru hirya n'induru aho njya n'induru ngize amahirwe ndakubonye urandekura koko so rero uvuga ngo turebe ese koko birakwiriye ko bitubaho turi abantu ntajya uruza kubeshya kugira amarangamutima uzajya ugiye kwa muganga ukagenda urwaye warembye ngo ku baganga hano ntibakora nyamara hari nko bakora nuko batakoze kuri wowe ndetse yasanze bicaye bakina amakarita cyangwa basanze bari kuri telefone kumbi hari ibintu bategura ayo ni amakosa yo mu bigeragezo muri ibigeragezo ntibiceceka nicyo kibi cyabyo muri ibigeragezo impamvu abantu bakora amakosa ntibiceceka biba bikuganiriza ko urabona bataguciyeho we ntureba ko n'ubundi bakwanga ubundi se wari waje gukora iki twarabivuze guhamagara umushumba Ntambabazi ntiyitaba twarabivuze yirata kubi donc ikigeragezo kikajya kimubwira ngo ububabare kikaburekeraho ati wabibonye bora nawe barabimukubwiye bora bavuze ko nawe ntacyo ufite uri umukene n'icyo ubundi batuvuga abashumba ngo nago twitaba abakene ngaho nyumviro kandi nimero y'ijana umenye ubukire ari umukene ese yarwe bayarustemo se ahubwo sinubusye n'ibicyaho ngaho twabivuze umushumba Ntambabazi ntiyita mushumba Eric ntiyita ntitwabivuze abana atazi ntakajya bitaba njyana n'abahamagara saa 9 z'ijoro ngo twagira ngo kumve ko iyo nimero iribaho rero urumva uwo mpamagaye saa 9 z'ijoro nayishimije niyo mahirwe ngiye ntago njya nyizima ariko umuntu aguhamagara saa 9 z'ijoro 1 2 3 4 5 wamwitaba ngo ni Pst Eric ngo nagira ngo numve ko iyo nimero ari iyawe ibaze noneho wenda utamwitaba agatavuga ati sinabivuze ubwo ni saa 8 z'ijoro hanyuma rero amakosa menshi ariko turenge uguhamagarira mu iteraniro kandi azi neza ko ku cyumweru saa 4 undi buri mu materaniro guhera saa 3 kugera saa 8 ubishoboye ntibahamagara umupasiteri kuko niyo atari mategura inama ari mu materaniro utamwitaba yakwandikira SMS ukagira isoni uzacunguza araba kenshi buri gihe yuko ari umuntu ubundi tubyemeranyweho nayo ni ingeso mbi yo gukoresha telefone uri ku ruhimbi ubundi ni bitari byiza rwose ariko hari gihe bisaba ko uri busubize umunsi mperekeza twagiye kubwiriza hari na telefone twari indi imbere nahise ngo wagiye utwitaba ngo kuko tuba tugukeneye bitanye kubita amaso ndimo ndigisha sifite ubwo ndi busubize kandi uhita ubasho no kumva sino umuntu mugani we kigeragezo kiramuri ati hamagara uyu utamwitaba ati niko baraye turiga baduhe nimero zo gupfa ubusa aho ngaho Diamond gatibwite twarakubwiye n'ubundi nibyo ubundi waretse ukirwara ikigeragezo ntabwo cyicara kiraganira kikaganiriza nyiracyo kikabwira ati wowe abantu bose barakwanze yego kuva uyu munsi
ntuzongere kwisiga amavuta akesha, ntuzongere kwambara umwenda utayipasi n'ubundi ntawe ukureba, iyange n'Imana yarakwanze n'abantu barakwanze, kugeza ubwo ikigeragezo kubwira ngo tinyuka n'Imana, wibwire ngo ndakubabariye, ukayibabarira ndakubabariye rwose, nabonye ko ibyanjye utabishoboye, ndakubohoye, uri mu kazi kenshi n'ubundi ubuhuzi kabohora Imana n'ubundi ubuhuze, ubu mbaye nkubabariye rwose, aho uzabishakira cyangwa nzapfe n'ubundi bongeye kuzanyica kuko imyaka maze irahagije, iyo ubu ndeba warandebye, cyakora sinzareka umurimo wawe, aravuga ngo oya naba bawukora nabi gusa bawukora neza, ariko bawukora se ubundi ni ukukora yiyaho, n'umuntu watwitse biriya ariko ubundi cyane cyane rwose barazitwika, ni amasezerano uvuga nayo nabonye, oya n'utayitwika akayitwikira mu mutima, kuyitwikira mu mutima mvuga niki, ni gukora baga ati akampfe kuririmba abantu batazamenya ko naguye, ariko nabwo yaba ari mu ikorari batangaza umusanzu ati murahazi, uzo awukora neza, bashima Imana ati ngiye Imana yangiriye neza cyane, murahazi mamurenzwe muza kukunkiniraho gusa, uwo nawe icyo gihe nta mubyiza atahana, kuko none se yakoze mu bicumuro, yiri wacumurira ku bantu, abambaye neza, abatamusuhuje, kugeza ubwo agera ku rusengero ntagire uwasuhuza, agategereza abamusuhuza kugira ngo arebe akihagarika ahantu, ukaya ngo ni umunara, ukaya ngo ni nka kamera iri komunitaringa, ndebe ko bansuhuza kuko kiyaza ariko ntabwo bagusuhuza, ari uri we no ntabwo hari ahantu agiye kurw'urukundo, agiye gucumura, ni ikigezo kihamujyanye kugira ngo wegende ujye hariya urebe ko mushumba gusuhuza, urebe na korari mwaririmbanye ko bagusuhuza, wowe ugiye kwa karubanda gukora iki? Wewe wabasuhuje mbese, ese ubundi wasuhuje babwiye urategereza ibicumuro ko biki? Izo ni impamvu z'ikigeragezo, cyangwa umuntu avuga ati ngiye kurwara ntarenza hamagara bazibwiriza, nibatambona umunsi nk'aba bazaga umundi wagiye he, n'abava mu rusengero kubera iyo mpamvu, ikigezo kiraganira, ariko urarwaye uracecetse, uhuye n'ibibazo uracecetse, hanyuma ubwo se abantu bazibwiriza, sizi impamvu kikuganiriza cyo kira udasohoka muri amateka twavuze cyane, kikakuganiriza ati narunaka mwaririmbanye, none hari igihe kikubwira yuko abantu bose batakwitayeho, kandi nyamara nta makuru bamenye, ko nawe waracecetse kigeragezo kiziko kikuganiriza ukava muri restaurant kujya mu yindi ngo batagusuzugura, cyane kabisa, cyane ushobora no kujya mu bukwe wagiyeyo batinda kuguha intebe utindagiye, kandi ugahita uva mu bukwe ukava mu bukwe uti ahana abantu batampaye intebe, baransuzuguye, ubu ngubu na fanta ntago bari buyihe, kandi nari naje mbivuga n'ubundi naje ngo nunwa naje ngo none umuntu akivana mu bukwe urabizi, mu bukwe protocole zo mu bukwe twese turazizi, arege intebe zibanye, hari abantu baba bitaweho kuruta abantu, cyo tuvugisha ukuri, umukwe mukuru nyir'ubukwe hari abantu baba bitaweho, rero hari igihe bitabwaho gutyo, hanyuma abantu baba benshi ko twagiye gufata umuntu mu mugongo, gushyigikira umuntu, gufata mu mugongo n'uwapfushije, twagiye gushyigikira umuntu mu bukwe, none utegereje icyubahiro kirenze ukivana, kandi ahubwo wanafasha, ubundi wakabaye ahubwo ukora, wakabaye ujya mu mirimo badashoboye, ariko kuba ati aha hantu baransuzuguye, kandi wataye ubukwe yicaye mu ntebe z'icyubahiro, nari muri protocole, arabona umwanya wo kujya gukurikirana rya bindi, abone n'umwanya wo kumenya bicaye n'abaticaye, kandi waje kumushyigikira, agiye kumubwira ati wabibonye, ubonye ko bakwanga, reba n'ukuntu akureba, kandi yakurebye arakwitegereza, yamenye n'inkweto wambaye, yamenye n'isaha wahagereye, kuko atatumye protocole, kandi ntiyanakubonye. Rega ibyo tuvugaje byambaye, rega nashatse gutanga ingero uyu munsi wa none, hari ubukwe natashye hano hafi muri Kigali, ariko by'ukuri nari ndi mu kigeragezo, ariko nta muntu ukizi, yego, kandi nambaye neza, bakira ahantu hari izuba, nicaye ku ntebe 5, babwira ngo muhaguruke, nkahita niyo gusa ntawe mubwiye, kandi afite ijambo, aho nkumva ukuvana we babwiye, ntabwo ari ko yazo cyanganirije gaje byarambaye, ibyo turimo tuvuga turagira ngo bari kuri TUT, twe twigisha ubuzima, kandi iki kintu kibaho, ntabwo ushaka gufata urugero ku bandi, genda ufata igihe ubwanjye, uzi kwigerezo kigutenga cyane, uzi ko witenga cyane, bavuga ati ntagira utera ikorasi kumva mikrofone ntikureba cyane kabisa, se wari ubizi cyane, banaye guhuka yanga, ntago byize kubahongera, cyo gihe mukwe narahagurutse ndahaguruka ndagenda, niyo fata ati se wahageze, ati ntago twakubonye, tunyuma ngo kutakubonye nari impara, ariko ngo ntago twakubonye, ngo umukozi ngo urumva deja ntibambonye, kandi naringize wari uhari, ubwo rero kiragenda kikababwira ngo ntimurebe hariya, satani no murozirega uko satani kugira ngo
ikibazo kikubwira ngo ntibakubonye ni nako satani afata abandi akabahomasa akabarebesha ahandi hantu ariko hanihutirwa burya noneho nawe ntugaragare ko wahageze ukajya kubwira ngo abantu ngo bibwire ko wahageze kandi hari igihe wibwira ko bazagukumbura bibagije bakazana kwibagirwa icyo kintu cyarandiye numvaga indakaranyishe numva muzi icyo nkora kandi nta wandebye nabi bwari uburenganzira bwanjye kuzamuka nkajya hejuru intebe iri hehe nanjye ubwanjye nayiterura nkanayizana ubwabyo banamenye ko mpari bagomba no guhita bahagurutsa umuntu ariko hari ukuntu satana akuganiza bati koko urushuka rwo ubundi hari imyenda hari amabara y'umweru umweru dedurawuzi hakaba n'umweru ujya gusa n'ivuho gake hari ukuntu agukupita igitambaro kivangavanza amabara kugira ngo abantu bafate nabi nabibone nabi njye byambayeho ndahaguruka ngeze hanze se kamva gake nyine turimo turaganira kuri TUT ngeze hanze utahamagara kuri telefone siko kera ntabwo babwira ngo nkohereje kuri WhatsApp nk'uyu munsi wa none yambwira ngo afata agakaramu ifata ikaramu we ntabwo yize ubwo ndayize afata ikaramu yakantu cyane ndandika sanga hereje amayero 150 tangije nk'abaye ntimara ngo muri kanya mbasuzume urumva na amateka satani ni umugome buri stage yose ugezeho satani arurira cyereka mu mwuka honyine aho ntimushobora kurirana mu mavuta y'Imana ntimurirana ahubwo gutegereza uyavuyemo cyane barayafashe mutanzamuka njya kurotira ndazana nkubita kofi numvira ryoshye nangira kashari ivura umwaka bansuzuguye ukajya kunywa fanta y'igihe umuzizi ya 400 hari ngurimo ariko na amateka ikigeragezo cyo kubwira ngo hari yabakumwaje hari bakumwaje nuko kibatakubonye ariko undi ntago banye ko wombaye neza kose bibagiwe ko bagutumiye hano witwaza ibyo diamond akabwiga ngo wibagiwe ko bagutumiye ariko urumva ko ikigeragezo kirakuganiriza kandi kigatuma ukora amakosa mu kigeragezo twingereza abantu bane bakoze mu kigeragezo uwa mbere yitwa Sara yigeze gukubitwa arazongwa wese ubundi wowe uri nkayo wabigenza gute siyo nk'uyu munsi amavuta yuzuye umwuka wera ubundi mu gihe cye bamuhuruduye muri Siriya aramanutse atagiye kubyara imyaka yo kubyara irashize yibagiye aho ibikoresho bituma bajya muri raporo y'ukwezi hajya kibuka ibyaba byikobwa ari yabivuyemo kandi arimo arabona imitsi minkanyari bitagishobotse wogira ngo yari yorohewe ntago yari yorohewe ariko dore kamubwi ntago ngiye kumukondana amakosa turayakora mu kigeragezo ariko Sara ntabwo Imana yageze imuta buri munsi yabaga babwira ngo ndi kumwe nawe hari abantu Imana itavugisha irabavugisha nta bahanuzi uzi benshi cy'abahanuriwe batacyandika muri agenda cyane ntabwo uzi ko umuntu usigaye uhanura cyajya guhanura bagahumiriza uyu munsi bakanura abakureba bari kuri mu mwuka abakureba ngaruwe kari bujya urumva nayo kiba cyamukaranze ibyo birasanzwe n'umuntu wese ashora n'umubiri n'umubiri ushora kumubaho n'umubiri ariko burya haba amavuta yo kwihangana no kwizera aya rero Sara yarakamye kwera arakama atakariza Imana icyizere burundu abona ko Imana itagishoboye niho nashaka kuvuga twese turivovota ntaguca mu ijambo cyabona amaze no kuri Imana kandi uragahora urihorana urihorane n'iryawe ntabwo ubundi tuwe kumenya neza ko buri gihe ubunda burahama mu gusenga ya masengesho ngibyange bizaribwa na Rezeri burya ntabwo jya bakura Abraham ni umugore wa muturubikaga cyane nataye amateke yo mu rugo n'isambu zanjye n'ibintu ngo nzaza kubyara kuko Sara ntiyavuganye n'Imana itonde ntabwo yavuganye n'Imana wavuganye n'Imana ninde Abraham noneho ngaburuma ku mutima uramuriye akabura telekomana ati so kubari nyanja ati noneho oya n'umunsi bamuzanira umwana abagabo batatu yari yahunze urugo yicaye munsi ngo y'igiti cy'umwera yirutse Sara yamubwira ati sha ati nta soni Sara rero makosa yakoze njye nshaka kuvuga yaburiye Imana icyizere burundu wakora amakosa wakwiganyira ariko burakurira icyizere Imana burundu kaba itagishoboye kavuga ati iby'Imana tube tubishyize ku ruhande hanyuma rero wa mugabo we wowe intanga zawe ziracyari nzima nta mugabo usaza shaka umuja mutera indi by'Imana tube tubyihoreye ngenda namuguha ubundi iryo nicyo kosa yakoze nubundi ngo niwe wasasiye umuja ndasasa ndakora byose muzabyara kubera naho urara ndahazi ndakuretse ngenda ugeyo genda Imana nyikuyeho icyizere dore inzira ngiye iryo kosa ubundi iryo kosa niryo kosa rikomeye kwambura Imana imbaraga zayo ukaziha ikintu runaka ukikurura umugabo mu gituza ukamukingira undi iryo niryo kosa Aburahamu nta shuwa yari afite kandi buriya nk'umugabo yaratekereje
ariko kubera inkeke ni nayo mpamvu uri cya kitegeza kurabura hamwe. Buriya nicyo nashaka ko tuganira kuri iki TUT uretse ko tuganira ducukumbura ibintu. Amagambo yose Aburahamu yagiye avuga cyane cyane ashingiye ku rubyaro ni menase y'umugore. Umugabo ati ibyo twavuze ni ibiki imyaka nirwa mpinga bajize nk'izi ndogo bibiki kandi yaramaze gukira ati ibintu urabona gute rega yaramaze kuba atakifite yanzara yo mwegiputa cyane yaramaze gushira yaramaze kuruhukamo amushyira ku nkekere yaramututira kabisa ambwa ati wowe ninjye mbyivugiye cyarabyo gushaka abagore byabimera ko ninjye ntiyanamushakira uwakuri shaka umuja hano hafa kandi utamwumva hari umwegiputa ndamuzana kabisa shaka umuja ngenda basasira ndabagaburira ndakora ibisabwa byose imirimo bakoraga ndayikorera banza abana ryamanya habahagaze hejuru vuga iryo jambo ngo gutakariza Imana icyizere gutakara ku rwego yambura imbaraga ukumva idashoboye kubera ikigeragezo arebye ku myaka igihe yabimubwiriye n'igihe yabivugiye naho ahagaze n'ahari n'ubukungu ageze buriya ngo rya jambo ry'Yezero ryatanguye n'umugore cyane sibona ubona ukuntu umva kubera ko Aburahamu bavuganaga n'Imana umugore yaramutumaga bati ni soye muvugana siwe mwavuganye siwe wanyimuye siwe wamvanye aha siwe wambwiye ngo avuganye n'Imana nkakwemerera tukajya muri Egiputa tugasonza tugakubitika si wowe mwamwerekera mwibuka none irabivugaho iki genda uyibwire ngo hereza kigeragezo kirakuganiriza genda uyibwire ngo ubu se ntiyamamagaye dufite tukiri bato byibura bigishoboka none ibaye 80 nyitwa Sarayi ikande barebya ikambendurira izina ngo irakoze izina yampindurira ntakize imugongo n'izina cye genda uyibaze ayo ni amakosa yo mu kigeragezo byatumye babyara Isimayili babyara abantu bahora bahanganye na Isiraheli na bugingo n'ubu ibyo ni amateka manini ntabwo twajyamo ariko barabizi n'ibintu bizwi ntabwo turimo dushaka gukomanya abantu imitwe ni amateka turimo tuganira ni amateka azwi na bugingo n'ubu siho bava barabo yego kwa Isimayili tuzabiganira iki donc ni abantu bahora bameze bari tuzaganira ukuntu mu kigeragezo iyo utakihangane mu kigukoresha amakosa akabyara icyaha kikabyara ingaruka niko ibintu bigenda hari n'abantu benshi twanabona benshi bagiye bakora amakosa mu kigeragezo bikagenda bibazanira ingaruka ariko kandi icyo turashaka kuvuga turashaka kubwira abantu ngo be gukora amakosa mu kigeragezo yabazanira ingaruka rero urakoze nubwo ari ninjye wagutumiye ndabyemera ariko nkundira tuvuge nsigaje iminota mike cyane ko tuzakora ku kiganiro hari undi muntu hari ijambo wavuze nshaka ko dushyiraho kadomo n'akitso n'akabago no gukomeza yaburiye Imana icyizere ayambura ubushobozi ayambura ububasha imushora kwikuraho umugabo akamushyingira undi bikabyara ikibazo hari undi mugabo umwe rero witwa Sawuli nkundira mukubwira yego Sawuli utavuka ibwami uramunyibukije Sawuli utavuka ibwami utarufite n'icyizere cyo kuzaba umwana oya nta nubwo umuryango wahemere kuba mu bwami ku bwami bugomba kuva kwa Yuda kandi uyavugaga kwa Benjamin nyine naho bihurira mwavuka kwande Benjamin wa Yakobo ariko warasheri wageze kwitwa Benoni bakaryanga hanyuma kandi ubundi ubwami bakuvuka ku mukobwa ku mwana wavutse kwa Leya ari we Yuda kuko burya mu bagore babiri Imana yari ikeneye nk'abantu babiri gusa hari hakeneye Yuda hakeneye na Yosefu cyane noneho urumva we ngo abamutoranye kubera igihagararo adakomoka ibwami ndetse ngo yanahindutse n'umutima atangiye guhanura ubundi ngo ariko ngo ajye gutamba ngo aramubwira ati genda imisipa nzagusanga witwa Samweli umugabo ngo hashize iminsi 7 abonye ko abantu bamushizeho ngo yigira umutambyi kandi ari umwana urumva awe ngo abone naho nashaka ko tuvuga cyerezo kiraje abantu baragiye abantu bamuvuyeho yiyibagije noneho ubwabyo abaye umwami adakomoka abami bava reka tujyane ni deep kuri rakosi y'amanda yewe uyu mugabo utumye nekereza Imana imugiriye icyizere yego atari wo kugirirwa icyizere reka twibutse abantu ko ari umwami wa Isiraheli wa mbere kandi tuzi aho ubwami bwagomba kuba yego tuzi ko ubwami bwagomba kuva kwa Yuda butavaga kwa Benjamin yego
none abantu barasakuje hindukira gake ari nayo mpamvu batigeze bamusiga we mu ihembe yego bamusize mu mperezo mu rwabyo rumeneka kuko n'ubundi ubwambwe butagomba kumara igihe kirekire bwari kuramishwa no kumvira Imana aha bagiye hasobanura nicyo jambo rya mbere yahawe icyo gipimo cya mbere yahawe cyo kumvira Imana no kwiha agaciro ntiyagisimbuka ariko reka tugaruke inyuma gatoya uyu muntu atoranijwe mu buryo atarakwiriye iyi favela agiriwe ntayihaye agaciro yego twigira imbere gatoya hanyuma azi neza ko intsinzi iri mu kuboko k'Uwiteka haleluya nyumva neza azi ko intsinzi iri mu kuboko k'Uwiteka abizi neza ko isi yagiye gutera ibanza kubaza Imana kandi akagira umuntu Imana ivugiramo ikavuga ikintu bari bukore ikavuga intsinzi yuko bari bugende kavuga ngo nimwe mubanza gutera cyangwa niba babanza gutera mutegereze mbabatere cyangwa mubanze mubatere cyangwa uyu munsi ntimutere kuko muri butsindwe ibintu yarabizi mu mbaraga z'Imana kandi yarazi ko intsinzi iri mu Mana ya Isiraheli bageze imisipa niho warugeze aho rero mugabo mushuka ubwire ibi bintu iyo tubiganiraho kugera ubwo utakariza Imana icyizere buryo akaba kakubayeho urumva usubiramo kabiri arangije yigira umutambyi hariho umutambyi witwa Samweli niwe wagomba kuba yambaye efode akabaza Imana urugamba rukajya ku gicaniro ku gitambo baga batambye akabaza Imana kuko bagomba gutamba igitambo cy'urugamba none urumva aha ubwami adakomoka kwa Yuda yewe agize n'amakosa yo kwiha gutamba akajya kwitwa umutambyi mwene Aroni ntiyajya no kuba mwene Aroni ngo ajye mu Barewi muri Ezekiyeli wenda niyafata undi yendi yajya kuba mu Barewi niwe wese yinjira yigira umutambyi kera yinjiza mu bana ba Aroni kandi atabarwamo umva ijambo yakoresheje yaravuze ngo baradutuzi intambara ibaye intambara none abantu banshizeho ngo dutegereje Samweli aravuga ngo ibyo Samweli yakabaye akora nanjye nabikora n'umuntu nkanjye munzanire fone so gutamba no kuvuga amagambo no kubaza Imana ngamubashitwa reka nkubwire hari abantu bakandagira kugeza ubwo bakandagira mu mavuta y'abatabareba yego akabarushye utumye nibuka kandi ejo bundi umuntu yarampamagaye arambwira ati pastor ntabwo asengeye kuba pasiteri utumye nkavuga utumye numva nibutse ntasengeye kuba n'umuvuga butumwa reka bivuge gutyo nta mavuta asizwe bu pasiteri yahamagara ati pasiteri ati gusezeranya harya bisaba iki ntibisaba kuba warasengewe ko ufite itorero uyobora n'ubwo waba utarifite ariko ufite uburenganzira bukwemerera gusezerana ibyo ndabimusobanurira byose arambwira ati nibyo gusa ati kuwa gatandatu nzasezeranya abantu ndikanga ntese ati none se ati Imana yavuze ko turabakozi b'Imana Imana yarantoranyije wimitswe nande nato ya Imana yaranyimitse naha uzavuga mu izina ryande kuyo tumaze gusezerana turahira kwabanga amavuta nasizwe mu izina ry'itorero no mu izina ryanjye bwite no mavuta nasizwe uzarahira ngo iki se certificate uzatanga uzahabagena uzayikura naratitiye mushumbi cyo nashatse kuvuga ndatite nabango abantu basigaye barubahutse oya baranabatiza inshingano baranabatiza ariko baranabatiza cyaka kwinika rwose ariko burya bakwinitse ntuko ubatijwe urumva abantu baratinyuka kugeza ubwo ngiye gusezeranya umuntu nabwiye nti rero sinabyumvisha ibyo bintu nabwira nti mu bantu wabibwiye umenye ko ntabyumvise icyo akora uzitegura ingaruka zabyo sinongeye no kumuhamagara sinzi niba yarabasezeranije nicyo Sawuli yakoze nicyo nashatse kuvuga Sawuli akandagira amavuta aravuga atari kubundi andushiki uyandushiki ariko yibagize ko amasezerano avuga Samweli uvuge pfiriye yuko muri bene Aroni ubundi mu muryango wa Lewi hari harimo n'uwitwa Aroni Aroni atoranywa nk'umutambyi ku gicaniro cy'Uwiteka n'abamukomokaho banahabwa n'ibyo none abandi bose bana bo kwa Lewi bari basigaye bo bajya gukora iby'ihema arangije ubwa mbere Imana imugize umwami bitari bikwiriye ibya kabiri rero yarabyihaye none ati nanjye ndamumutambyi ahagira ati byukoze nibiki urebe Imana ngo umva amakosa ngo yafashe efode arangije ngo arayambara ajya ku gitambo atangiye kuvuga amagambo asoje neza Samweli barahageze ati uri n'ibiki bindi biki wakoze ndatereka nabonye utinze mbona nibyo wakora nanjye nabikora
kubera nababaje mbona ibyo wakora nanjye kandi abantu bari banshizeho icya kabiri ntambara ririmbanije ngomba gutabara mbona ibyo wakora nta bintu bihambaye ko ni ikintu cyasiga Imana ko mubisha yasiga Imana bibaho se dayimoni yasiga Imana bibaho se nuvuga ngo giye nabajwe n'imvugo yavuze ngo nabonye abantu banshizeho kandi mbona nawe uratira abantu n'Imana hari umuntu ushaka gukora amakosa tubihuze n'ubuzima bwacu bw'ubuzi abantu ushaka kuvuga ngo abantu banshizeho cyumweru kigashira nta muntu umutelefoni akarwara ntiyagire umusura yewe nabo baririmba n'umushumba we nta musura ati abantu banshizeho mbivuyemo uba wihemukiye nta muntu ubuhimye twarimo tuvuga ngo biragatsindwa gukubitwa mu kigeragezo ukambura Imana ubushobozi n'agaciro uzi ijambo yavuze yaravuze ngo ubwo wabyihaye ndigendeye Samweli yaravuze ibi bintu birandera nta jambo yavuze yaravuze ati ibintu birandenze ndige ahita asubira inyuma yigendera ngo undi arasimbuka ngo amufate umwitero arawuca uzi ijambo yamubwiye yarabwiye ngo wavuze wakoze ndakwihorera ariko kubw'iki ukoze ubahutse amafuta ukancira umwitero niko Uwiteka guciye ku ngoma aho tuzahaganira abantu bambuza iryo ni ikosa urumva deja ingaruka zabyo zibaye zihe aciwe hehe ku ngoma Imana yamugiriye faveri niyo mpamvu bakurikiranye TUT ikiganiro ushaka no kuri Burundi ngiye ntacyo biba bintwaye ngeyo amenye neza ko hari amakosa ukora akakujyana mu mwanya utagombye ko wakabaye yes Imana iguhe umugisha mwizina Imana iguhe umugisha no kunda gusabiye urumva we ubwe ati arigendeye ntacyo wumva kurenza yarumiwe mushumba yarumiwe yaragize bati kose koko kweri none subu kuba ntarinje sinandi mu yundi murimo w'Imana narindi mu gitambye nuko ahageze umuntu atinyuka ati akabazo kabayeho ngo akimara gutamba barahageze icyo bita kurambirwa uyu muntu ati nanjye sinzava ku kidendezi ntabwo nzahava ntakize erega no kubwira bene bakavuga ati mwarante no ntawungirira neza ese ubundi ko abantu bamuteka ubundi yaryaga iki ko atatekaga reka tujye tunabisesengura uyu muntu ko yikoreye abantu abantu bamugaburira ko atishwe n'inzara abantu bamugaburira ko kandi yari amugaye amaze igihe kirekire atabyuka ntiyaryaga nese bamugaburiraga ntiyo kubabwira ati mumvana nanjye gupfira mu rugo ariko yaravuze ati ndaryamye urakoze cyane rero nagira ngo twenda gusoza kino kiganiro musho ndafashijwe ariko ndumva amarangamutima wanjye arazamutse ni menshi nanjye niyo nshaka gufata twakikora nk'amasaha nk'atatu n'ameze uziko shitani umugome kabisa shitani atuma abantu bakora amakosa Imana ibakunda shitani atuma abantu bagonga igikuta umuntu yagenda akigongesha igikuta kamera nka Eri gakora amakosa Imana yamutoranije ati jewe ndabona kurongorwa bitinze ndishingira nzamubwiriza amageze yagera imbere yagonga igikuta akagaruka ngo nidusenye bamuhondagura ati birakomeye Imana ati ndakumusubiza agahita ajya muri Ramberi akirwanira ejo bakamutereza cyamunara bitananditse byibura ngo ajye muri banki izwi icyo ni ikintu cy'ukantu barimo barananirwa rero ntibamurekure atabahinduriye izina nagira ngo reka uyu muntu dukurikiye reka mubwire mushumba tanga inama dusoze wa muntu we unyumva icyo wamize warakimize yego aho wicaye naho hari ibintu bitatu ngusaba ikintu cya mbere kuva utari wapfa atura ubuzima icya kabiri aho wavuganiye n'Imana hagume icya gatatu wikwambura Imana icyizere igihe cyawe niki aho hantu ntuhave dakosa benedra wiva mu masezerano erega nta handi ni mu masezerano nta handi ni murimo w'Imana hari nabifata mbabarire hari nabifata nanjye nubundi nabikoraga nta wandebaga hari nabarambirwa wenda afite nako kazi kafata sinongera gutanga icyacumi Imana se ukagira ngo arahima Imana sinzongera nanjye kuririmba kica gafata umwanzuro umva nkubwire uwo mwanzuro wafashe ni umwanzuro ufuditse ni umwanzuro udakwiriye ntumurekure uyu murwayi we nuragira 38 uryamye niba unayirengeje uragenda niba unayirengeje urakora nurapfa niba utari wavaho ntumurekure rero ntuhave ataguhinduriye amateka kuko ayo mateka yawe ntabwo uzayasazira n'ucyumvira ijambo ntabwo uzayasaziramo ucyumvira ijambo mu izina rya Yesu mushumba numva namubwira ngo nakomera igihe niki urakoze cyane numva namubwira ngo naryamaha igihe niki Imana iguhe umugisha
murakoze cyane Imana umugisha mukozi Imana ndagushimiye cyane Pst Eric ku magambo tuganiriye kandi tuzakomeza ndashaka ko nibe nkugira umugisha naza kuvugisha ko twabipanga abantu umva aya magambo bayasobanukirwe kuko aho urambiriwe hari indirimbo bajyaga baririmba ngo yavuze Paul avuga ngo aho imbaraga zanjye zirangirira nihize Imana aho zitangirira wirwarwa n'ikigeragezo ngo wikuremo wumva urambiwe Imana iyo iza mu gihe cyayo cyane iza mu gihe cyayo hari abantu bari mu makosa ko batihanganye cyane kabisa bagatakaza umurimo bagatakaza gahunda ariko turimo turasoma ngo mu mavuta akandagira amateka twatangiye ukwezi kuvuga ngo ntumurekure ataguhinduriye amateka wiva muri korari wiva mu murimo wicika intege abantu bagiye si Imana yagiye gera mugabo Sawuli yarambabaje cyane kukiyibwiye ko abantu yabona bagenda kukiyibonaga mu bantu kukinza yibona mu bantu erega abantu bameze gutyo babona insinzi mu bantu babona kashe mu bantu bazakomera kubera abantu Imana favere Imana imutoranyije agiye gushaka indogobe bisubiremo neza Imana imugiriye impuhwe ni favor y'Imana Imana imutoranyije agiye gushaka indogobe ni favor y'Imana gutibabwira ongere bayumva ariko oya ntabwo uyu muntu yari kuzaba umwami yari kuzapfata abaye umwami kuko umuryango we ntibyemeraga ko no kwa Benjamin kandi ubwambe agomba kuva kwa Yuda cyane none uyu muntu Imana imugiriye impuhwe imutoranyije atabisengeye reka tuvugisha ukuri Imana imutoranyije atabisengeye ariko tuvugisha ukuri mu ngiza yagiye no kwihisha batari nibye ngo ari kare ngasumba abandi imutoranya atabisengeye atabyiyiririje nta buhanuzi ntayerekwa imbaraga z'Imana bivuga ngo ndagutoranije yego arangije akora amakosa uyu muntu afite amasezerano Imana yamutoranije nta ruhare yabigizemo baravuga ngo nzakugirira neza nzaguha umugisha ariko arimo arayivovota muvandi amasezerano ntituyagura ni ikintu Imana duhera ubuntu iyi ni favor kukubwira ngo ndakuzura umwana wanjye ni favor mureke twe kwitesha agaciro dugumaho Imana yatubwiriye Sawuli yarambabaje ngo yemewe n'Imana imyaka 2 gusa yakifite agashyuhe kuko Imana yamutoranije mu yindi myaka 2 ararengwa tuzabigarukeho nabyo umurengwe uburyo ushobora gutuma umuntu acumura yegere gicanira atabyemerewe katujye dukora ibintu twemerewe katwe kuvogera umurimo w'Imana reka twe kubahuka amavuta y'Imana katwe kubaka icyubahiro cy'Uwiteka anyagurira imbago donc ni ijambo ryo guha Imana icyubahiro ni ijambo ryo kuyiha agaciro ni ijambo ryo kuyiha icyubahiro ariko ngo nta handi ubushobozi bwanjye buri barantaye ariko icyamukumva gusenga kwanjye ukanyagurira imbago naho twe Mana gusenga kwanjye ntukikumva warantaye amatwi yanjye amajambo yanjye warayirengagije n'ubundi uri mu kazi kenshi ariko we yaravuze kandi ibyo bivugiye mu ishyamba ibyo bivuze nta cyerekezo afite ibyo bivuze adataha mu nzu abivuze nta muntu umucira kari urutega avuga ngo icyamukanyagurira imbago haleluya iri sengesho rigeze ku Mana imuhindurira iki amateka ntamurekure atamuhaye umugisha atamuhinduriye amateka abantu bakuziho aho hantu nuhava uzayagumamo ariko nuhaguma amateka yawe azahinduka mu izina rya Yesu murakoze cyane Imana ibaha umugisha kuri TUT nakagaruka tuzongera tumutume hazagaruka Imana ibaha umugisha turabashimiye nagira ngo ongere basengere mukozi w'Imana hanyuma kadusenge tugume mu masezerano mu izina rya Kristo wa Nazareti ndasenze imbaraga z'Uwiteka zibikora abantu badukurikiye buri muntu wese warurambiwe nagume mu masezerano nagume mu imbaraga z'Uwiteka zibe kuri we mugirire neza mbyambaje gutyo mu izina rya Yesu amen bye bye Imana ibaha umugisha asante